Nagira ngo nongere mbasohoze mwe mukomeje kudukurikirana. Uyu munsi Imana yashyize ku mutima wanjye ijambo riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 6:34. Ubundi ku isi habaho ibibazo byinshi, abantu duhura n'intambara zitandukanye, abantu ndetse twibaza kenshi ubuzima bw'ejo, ese bizaba bimeze bite, ese tuzaba tubasha kubona ibyo kurya, ese tuzabona ibyo kwambara, ese tuzabona amafaranga yo gukora ibi n'ibi. Ibyo ugasanga biraduhangayikishije cyane. Impamvu Yesu yavugaga ibi ngibi muri iki gice cya 6 ku murongo wa 24 abanza kuvuga ngo nta muntu ukeza abami babiri, ngo kuko ashobora kubaha umwe agasuzugura undi. Kandi akavuga ngo hari Bibiliya zimwe zikoresha amagambo avuga ngo nta ukeza amafaranga cyangwa se ubutunzi n'Imana. Ubwo rero ahita ahera kuri icyo kintu ko ubutunzi cyangwa amafaranga ni ikintu kimwe gituma abantu bashobora kwiganyira, bashobora guhangayika, ariko akavuga ngo ntabwo bikwiriye ko umuntu agomba kwiganyira iby'ejo. Iki gice iyo urebye ku murongo guhera ku murongo wa 25 kugera kuri uyu murongo wa 34 tuza gusoma mu kanya, Yesu ahita ahera ko kuri ubwo butunzi aravuga ngo ntidukwiye kwiganyira ibyo kurya, ntabwo dukwiye kwiganyira ibyo kwambara, kuko umwami wacu cyangwa Imana yacu irabizi. Wiganyiye ibyo ngibyo ukabyiganyira nta mafaranga yo kubigura ufite, n'ubundi nta kintu na kimwe bishobora kukunguraho. Ntabwo ushobora kwiganyira ngo bitume niba udafite ibyo kurya mu nzu biza, ngo niba udafite imyenda yo kwambara bize, niba udafite amafaranga yo kwishyura inzu aze. Kwiganyira nta kintu na kimwe bishobora kumarira umuntu urimo kubikora. Niyo mpamvu Yesu avuga ngo ese ubundi bibamarira iki? Hari ikintu na kimwe bishobora kukumarira kuko wiganye, ariko ntabwo bishobora gutuma abantu batabikora. Hari ikintu kimwe nshaka ko dutekerezaho. Buriya umubyeyi niwe uba ufite inshingano zo kugaburira umwana, niwe uba ufite inshingano zo kurera umwana we ndetse akamuha ibyo akeneye byose. Imana ni umubyeyi wacu, twabironse ubwo Imana ubwayo yaturonkaga binyuze muri Yesu Kristo. Bibiliya ivuga neza ko abizeye Yesu Kristo abo baba abana b'Imana, abo Yesu atuma babasha kuba baccessinga nk'uko tumaze iminsi tubibona, bishobora gutuma babasha kuva muri bwa buzima bw'icyaha, Imana ikabazana mu rugo rwayo, bakaba abaragwa mu bwami bw'Imana, bakaba abana mu rugo. Niyo mpamvu Yesu aravuga ati ariko kubera iki mushobora kwiganyira? Ibi ngibi ntibize gukuraho abantu ko bashobora kujya mu kazi ngo bavuge ngo bw'Imana ari data ngo ngomba ngo kureka gukora. Oya, ntabwo aricyo bivuze, ahubwo bivuze ngo ntabwo dukwiye kwiganyira ku kintu udafite. Kwiganyira kwawe ntigushobora gutuma umwana wawe niba wabuze minerivare yo kumwishyurira ishuri, ntabwo kwiganyira bituma uwo mwana ayibona, ahubwo hari ubundi buryo Imana ishobora gukoresha ukabona iyo minerivare. Hari ahantu Yesu muri iyi passage avuga ngo ese kwinyoni zitahinga zitabiba, Imana kwizitunga. Akavuga nanone ngo ese ngo ko ubwatsi bwo mu gasozi, indabyo zo mu gasozi zitabasha kudoda, ese ko Imana izirimbisha zigasa neza, ni iki gituma twebwe abana bayo dushobora kwiganyira iby'ejo, tukiganyira ibyo kwambara, tukiganyira ibyo kurya, kandi uko kwiganyira kutari bubizana. Ahubwo akavuga ngo ku murongo wa 33 w'igice cya 6 mu butumwa bwiza bwa Matayo, akavuga ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Ubwo nagira ngo mbereke icyo Yesu avuga. Aravuga ngo ku murongo wa 33 ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Kwiganyira ntabwo bushobora kuzana amahoro mu mutima wawe, ntibishobora gukuraho ibibazo ufite, ahubwo Yesu aravuga ngo mushake gukiranuka kw'Imana, mushake ubwami bwayo.
ibyo ikintu bizana nta kindi. Ushobora no kubaho utarabona icyo washakaga ariko ufite ya mahoro asendereye. Amwe Pawulo yandikiye Abafilipi aravuga ngo amahoro arenze uko mwibwira. Ni ukuvuga ngo iyo ufite ubwami bw'Imana butuye muri wowe, niyo mpamvu yavuze ngo nimujya musenga mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buze. Bivuga ngo ubuzima bwacu iyo burimo ubwami bw'Imana, iyo ubwami bw'Imana butuye mu mitima yacu, dushobora kugira amahoro yo mu mitima yacu, imitima yacu ikuzura amahoro. Umurongo wa 34 ubwayo urimo gusobanura ko iby'ejo, ibyo ushobora kwiganyira ejo uzabimenya nubugeraho umunsi w'ejo, kuko nta nubwo uzi neza ko umunsi w'ejo uzawugeraho. Akavuga rero ngo ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo, ngo umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Urabona ko nta mpamvu yo kwiganyira ejo. Uriganyira ko ejo uzaba ubona wenda ibyo kurya byashize mu nzu, cyangwa se urabona hari byinshi ushobora kwishyura ejo kandi amafaranga ntaraboneka. Ushobora kuba ufite ibintu byinshi bigusaba ko wishyura amafaranga ku munsi w'ejo, ariko Yesu aravuga ngo umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Ntabwo ugomba kwiganyira iby'ejo, kuko ejo ntuhazi. Ejo ntuzi uko bizaba bimeze, ejo ntuzi uko buzacya. Kuki se ushobora kwiganyira umunsi utaragera? Uyu munsi nagira ngo nkubwire ngo Imana ntabwo ishaka ko twiganyira. Turi abana bayo, dufite umunezero iyo turi muri we. Niyo mpamvu uyu munsi nkubwira ngo kwiganyira ubireka, ahubwo ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Ibindi bizaza ari inyongera mu buzima bwawe. Waba ufite byinshi cyangwa bikeya, ibindi byose biza ari inyongera, kuko iyo dufite gukiranuka kw'Imana, iyo dufite ubwami bw'Imana muri twebwe, amahoro arenze ayo watekereza atwarira mu mutima wawe. Uyu munsi ndashaka kugusengera kugira ngo niba ufite kwiganyira, niba ufite ibintu biguhangayikishije, Imana iturishe ayo marangamutima yo kwiganyira muri wowe, iguha umunezero udasanzwe mu buzima bwawe. Reka dusenge. Mwami, tuguhaye icyubahiro, turagushima ko uri Imana yacu kandi Imana igira neza. Tugushimiye ko waduhaye amahoro atangaje, tugushimiye ko muri wowe dushobora kubona ibyiringiro, tugushimiye ko Mwami muri wowe dushobora kureka kwiganyira. Ibiduhangayikisha, ibituma twiganyira ni byinshi Mwami, ariko iyo turi kumwe nawe, iyo tugendana nawe, iyo ubuzima bwacu Mwami buri muri wowe, dushobora kugira amahoro no mu buzima twagakwiye kuba twiganyira. Ndasengera umuntu wese ufite ibimuremereye, ibimugoye, ibimuruhije, ibituma ashobora kwiganyira Mwami, ibituma ashobora gutekereza ejo akabona hari intambara nyinshi cyane. Reka umuhe kukwiringira, aguhe umutima we, akwiringire, ibyiringiro bye byose bibe kuri wowe. Bibiliya iravuga ngo nk'uko amaso y'abagaragu bayahanga ba shebuja, amaso y'abaja bakahanga ba nyirabuja, niko natwe tuguhanze amaso. Uyu mwanya ndasengera umuntu wese kugira ngo umuhe kuguhanga amaso kuruta uko yayahanga ibindi bintu byose byamuhangayikisha, byatuma yiganyira, byatuma agira agahinda ko mu mutima. Akwegere umuruhure Mwami. Urakoze ko ugira neza. Reka umucyo wawe utwarire mu buzima bwacu, kandi imbaraga zawe zikomeze kuba mu buzima bwacu, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.